njye nkansenga nkabwira Imana ngo Mana wazambabariye ukama nk'umuhungu akankunda wenda kantera ndakangira impuhwe akantwara kuko naritwararikaga ntabwo nigeze nca mu buzima bwo kuba naba umusambanyi ngo mbe niyandarike naririndaga cyane avuga ati njya numva ko umuhungu yagusanze uri isugi yange bikundi ari we wa mbere muryamanye agukunda mu kabana yarankunda yampereza gifite akanshira aho nabaga kwa musaza wanjye Kacyiru. Wigaga makangahe? Ubwo ngeze mu mwaka wa 6 ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ngo ndangize ngere kuri diplome. Ubwo muhungu nyine yarankuze kajya muhari ifite ko kunkureba nkumva ndagukunze nuko akancyura akaza kuntwara nuko nanjye numva ndamukunze. Byabaye mu gahe gato ngenda ariko numva nyine nkemanga nikandagira ariko nk'umuntu ari maze igihe antwara nabinsaba wazansuye avuga ati reka ngende. Ku nshuro ya mbere naramusuye anyakira neza anyire ku bwana bwiza ntabwo yigeze amfata ku nshuro ya mbere. Ndamusura aramberekeza ndataha. Nunaza kongera kumbwira ati wagarutse se ukansura. Wonye uko namubonye nk'umutima mwiza ku nshuro ya mbere nta n'ikintu yambwiye yanguriye fanta kamberekeza ngataha. Ku nshuro ya kabiri nibwo namusuye n'ubu nivuye ku ishuri. Ndamusura mpageze turaganira ariko mpita mbona ibintu byahindutse. Ubwo icyo yakoze nta n'umwanya turamarana ntaranahamarana akanya kanini abagiye ku rugi arafunga avunira mu rufunguzo mbona yarubitse. Ase kuki ukinze ngira n'ingorane uwo mwanya imvura iragwa nyinshi gw'imvura nyinshi cyane yatuye ku gisozi. Ubwo ajya no mu cyumba numva acometse radio ikubita cyane. Arambwira ati nyeshingiye ku kuntu sanzura umukobwa wirinze wigaga mu mujyi wa Kigali ni gake cyane tubona abakobwa umuntu ukiri umukobwa ugeze mu mwaka wa 6 w'isugi. Icyo kintu nayo kivuze n'abakurwanye n'abasaza banjye rwose twicaye yarimo kibabwira tugiye kujya mu murenge yongera gisubiramo ati uyu mwana ntago mutwaye kubera ko ari we mwiza mu bakobwa bose bo muri Kigali mutwaye kubera uburyo namubonye namusanze. Ngo nibo bibaniraga baba babonye amafaranga bakajya mu hoteli baba babonye amafaranga bakajya mu makabare akabiyo. Ubwo nawe birangira ambira ngo ntuzongere kumpamagara 2012 uzongere kuntekereza ntuzongere kumpamagara unyibagirwa ubuzima bwawe bwose tuvugana nambutse umupaka ngiye Uganda. Nese ugiye Uganda ko ntanya abana mu mujyi wa Kigali mu bibazo uburabona nzabaho gute. Nuko arambwira ngabana ngo umuntu ngabyara nabandi umugore ngo umuntu ashaka nundi ngabana ngo nzabyara abandi ndamwata kurampemukiye wemeye ko tubana cya gihe ago nigeze nkubera mubi ucyombereye mubi. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye muri Centre Parc Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali. Kubifuza kwifotoza ne ku bindi birori mwifuza kuba mwahakorera ni karibu rwose muri kubona ko ari ahantu heza cyane ndetse cyane mbyongereho. Kumwe n'uyu mubyeyi muri kubona aha ngaha yitwa Serafine Ndereneza akaba ari umubyeyi ufite ubuhamya bukomeye cyane. Tugoye kaze mushiki wanjye. Nakoze cyane. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ni amahoro. Ni amahoro. Imana ishimwe ku bwabyo. Ndabona nitwaje Bibiliya. Nkunda gusenga cyane ndi umunyamasengesho. Yego. Hano rero ni hahandi tutangira inkuru zacu tukaganira n'abantu tugasangira n'abantu ibyatubayeho ni byiza akenshi biraturuhura. Akenshi bituma twumva ko dufite abatwumva cyo ni cyambere harimo batwumva nanone bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bakavuga bati ntabwo ari jyenyine nawe uje gufasha abantu. Rero nicyo yifuje kugira ngo tuganire muri iki kiganiro tuhera ku nkuru yawe. Mbere ko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira ahandi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagena paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini. Ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora. Nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari ikizere kandi ikizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima.
iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza, butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano, cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake, ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Kunda gusenga ndi n'umwana muto, njye nsenga nkabwira Imana ngo Mana wazambabariye ukama nk'umuhungu akankunda, wenda kantera ndakangira impuhwe akantwara. Uko naritwararikaga ntabwo nigeze nca mu buzima bwo kuba naba umusambanyi ngo mbe niyandarike, naririndaga cyane. Ndavuga ati njya numva ko umuhungu yagusanze uri isugi yange bikundi ari we wa mbere muryamanye agukunda mu kabana. Nanye nkura nsenga gutya ati Mana umuhungu uzaha kunkunze tukabonana uzampe kugira ngo tuzabane. Ubwo nkahura nsenga iryo sengesho, uko nsenze ngasenga iryo sengesho. Naje kujya mwaka wa 6 mu gihembwe cya mbere, nari nigaga hano muri Kigali hari kuri Joke do Kigali. Niho narangirije. Ubwo nyine nza kubona ko umuhungu w'umotari arahankunda, hajya mpereza lift akanshira aho nabaga kwa musaza wanjye kwa Kiru. Wigaga makangahe? Nza kwiga mu wa 4 hari ya Joke do Kigali. Muri Joke. Mu wa 4 no mu wa 5 no mu wa 6. Yego. Ubwo ngeze mwaka wa 6 ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ngo ndangize ngere kuri diplome. Ubwo muhungu nyine yarankuze kajya mu harifita ko nkureba nkumva ndagukunze, nuko akancyura akaza kuntwara, nuko nanjye numva ndamukunze. Byabaye mu gahe gato bimwe nyine by'abakobwa, ruko namusuye gutya mvuye ku ishuri, musuye arankingirana. Ankingiranye nyine tubana gutyo, ariko ntabwo nahagumye, ngiye narahavuye nyine. Urumva habayeho ikintu nibwo bwa mbere. Utubwe ko wari isugi. Nicyo utibagirwa aho ngaho mu cyumba byakwangije gute cyangwa byaguhungabanije gute, cyangwa urumva ko niba utubwe ko yari yagukingiranye? Nyine ubwo urumva nayo mvuye ku ishuri twigaga ngo nike nta cya saa 8 arambwira ati yari yamaze ijya binsaba. Nakundaga gutinya gusura umuhungu wibana kuko igihe cyose natekereza ko umuhungu wibana ashaka gukora ibikorwa bitari byiza, kunuba ikintu cyo gufata ku ngufu cyurumva ntabwo ari cya none. Nabikorera abari nk'umuhungu wenda ubiwabo nkumva ko nta kibazo, abashike bahari ababyeyi bahari nkumva ko ntacyo. None undi we yaribanaga ngenda, ariko numva nyine nkemanga nikandagira, ariko nk'umuntu ari maze igihe antwara nabinsaba wazansuye ndavuga ati reka ngende. Ku nshuro ya mbere naramusuye anyakira neza, anyire ku bwana bwiza, ntabwo yigeze amfata ku nshuro ya mbere. Ndamusura aramberekeza ndataha. None aza kongera kumbwira ati wagarutse se ukansura. Wongeye kunamubonye nk'umutima mwiza ku nshuro ya mbere, nta n'ikintu yambiye, yanguriye fanta akamberekeza ngataha. Ku nshuro ya kabiri nibwo namusuye n'ubundi mvuye ku ishuri. Ndamusura mpageze turaganira, ariko mpita mbona ibintu byahindutse. Ubwo icyo yakoze nta n'umwanya turamarana, ntaranahamarana akanya kanini, abagiye ku rugi arafunga, vuna yamuri urufunguzo mbona ararubitse. Ase kuki ukinze? Ngira n'ingorane uwo mwanya imvura iragwa nyinshi, imvura nyinshi cyane yatuye ku Gisozi. Ubwo njya no mu cyumba numva acometse radio ikubita cyane. Ubwo ndavuga ati se kumbona bitagenze nk'uko mbere byagenze ni ibiki? Hamwe ati rero butuvugana. Yakujyanye mu cyumba se? Ntabwo naho muri salo nagumye. Radio yacometse muhehe mu cyumba muri salo? Hari muri salo twari turi. Arambwira ati yo butuvugana naragukunze, ntabwo natuma urangiza kwiga, urangije kwiga sinaba ngikubonye, ndi umunyagitarama nawe uri umunyarusizi, aho tuzahurira ati mbisemo kuba umugore wanjye uyu munsi. Gutyo uko gutyo nta kintu arakora. Ndavuga ati ibintu ntabwo bishoboka, suko nagennye ko ari ukunzashaka, ko numva nyine birancanze, ariko habaye ikintu kitari kizumva umukobwa wirwanaho ariko imbaraga z'umukobwa zishira vuba. Mva nayo n'umwana muto ari umuntu w'umusore kandi ubona ufite ibigango, ari umumotari, andusha imbaraga nyine ndamureka ibibabira. Wigaga muri secondaire mu wa 6. Icyo gihe bye bikore muri salo cyangwa kujyanye mu cyumba? Ubwo urumva nyine byabaye nabanje kwirwanaho turi muri salo, ariko imbaraga zange zishize, urumva yabaye nk'unkuru anjyana mu cyumba.
agukurura gute se? Yagufashe ukuboko arakurura byo bigenje ate? ari ukuntu ujyana umuntu gutya uri kumukurubana imbaraga, urabona niyo imbaraga zashize uja no kuryama hasi, cyane kuba ugira kubona yirwanyo bishoboka ariko ntibyakunda. Aho waguma kundusha imbaraga yari azifite nyinshi ari ibintu mbese ubona yateguye, unari ibintu byari bimurimo we yari yateguye. Urabona ko wagiye uziko ikintu kitari we utagiteguye n'umuntu wagiteguye ntabwo bimera kimwe. Nisanze nyine ndi mu cyumba biba bimaze kuba, arambwira ati niba wumva ubyifuza uguma ngaho ko ngenda gukunda nakugira umugore wanjye, kandi niba wumva ko ushaka no gutaha nta kibazo rwose utahiteye amahitamo nayo witemo icyo ushaka. Ati ngene ntabwo nigeze ntegura gushaka gutya nubwo wenda ariko muhisha ko numva ntabwo umuntu wese agenda amuganiriza ubuzima wakuriyemo bw'iwanyu, yendaga kubimuganiriza kugira ngo wenda bitagira. Ubwo ndavuga ati mbitane nsubiza amaso inyuma nibuka isengesho najyaga nsenga ati Mana uzampa umuhungu uzankunda. Arambwira ati nyeshingiye ku kuntu nsanzura umukobwa wirinze wigaga mu mujyi wa Kigali, ni gake cyane tubona abakobwa umuntu ukiri umukobwa ugeze mu mwaka wa 6 w'isugi. Icyo kintu nayo kivuze n'abakurwanye n'abasaza banjye rwose twicaye arimo kibabwira tugiye kujya mu murenge, yongera gisubiramo ati uyu mwana ntago mutwaye kubera ko ari we mwiza mu bakobwa bose bo muri Kigali, mutwaye kubera uburyo namubonye namusanze. Araza arabyemera mu muryango nyine bwumva uwo mugoroba narahavuye ndagenda ndataha. Yaje kubwira mu muryango ko ari isugi? Ubwo kubivuga icyatumye nyuma y'ibyumweru 2 natangiye kurwara, haciye nk'ukwezi ndarwara cyane, njya kwa muganga basanga narasamye. Basanze narasamye nyine ndabivuga sinabihishe, sinabaye nka wa mukobwa we ngo utegereze ngizagira amezi 6. Nahise mbivuga nyine mbibwira bo mu rugo, aho nabaga narererwaga kwa musaza wanjye, babibabwira n'umugore we na musaza wanjye. Ariko nari navuye kwa muganga byamaze nyine kugaragara. Barambaza ati byagenze gute, nza gusa kubisobanura uko byagenze. Ubwo tugerageza kumuhamagara, araza arabyemera, bivugwa nyine uko byagenze umusore, ariko nabanje gutinya nyine numva ntabwo ari guhita zabanje gutinya, ariko yumvishe ko atari cyo ko nta batari bumugire nabi, aca bugufaraza. Arabyemera avuga ati cyo munsaba cyose, cyo munca cyose ndemera kugikora kuko umukobwa ndamukunda. Ubwo base muranye igihe kingana iki, nta gihe twari tumanye pe nk'amezi atarenze 6 twari tumenyanye. Duhita tubana, yari wabo yari Igitarama ari mu Ruhango, ari imfubyi atagira ababyeyi. Mwatinya nta babyeyi mfite, muze yapfuye kera na mukecuru yapfuye vuba. Ubu namwe ngiye namwe ati nange nta muze ngira cyo koze mama nta papa ngira. Aravuga ati rero nta kibazo namubyemera, mu bukene bwanye mfite ndi umumotari, mwamumpa ibindi byo kwiga, ubwo nanjye aho yaragejeje nzakomerezaho meze mwishyurira ishuri yige. Nta kundi twahise tubishyira nyine mu bikorwa, tujya gusezerana gusa mu murenge, ntabwo twagiye muri mariage zindi, twasezeranye mu murenge. Leta tubana mu kwezi kwa 11 ko mu mwaka wa 2005. Urugo rugenda gute rero? Ubwo narahageze nyine ndavuga ngo ya imfubyi ziba zizi ubwenge, ntabwo imfubyi burya yaya y'umuntu abaye imfubyi, mbese namye nishyamo ko imfubyi ziba zizi ubwenge. Ndavuga ati byange bikunde nidushyiramo amaboko agakura mu muhanda, nanjye akanshakira igishoro kuko ntarangije kwiga, cyangwa se n'uburyo nibuboneka akagomba kanyishyura nkagira kuri diplome, numvaga ko bizakunda. Tumaze kubana bwo mu mwaka wa 2005 numva ko nahise mbyara yanda nyine yari yaranteye, mbyara umwana wa mbere, ariko nkabona bimurimo ko azakomeza kunyishyurira amashuri nkiga. Mu wundi mwaka n'ubundi ndongera ndabyara, nahise nsama. Uri mwana wa mbere namusama afite amezi 3. Sama afite amezi 3. Mundi mwaka mbambyaye mundi mwana, arambwira ati kutangiye bitangiye kugenda gutyo ubuse uracyasubiye ku ishuri. N'ubundi mundi mwaka nabwo mbambyaye mundi mwana. Ngerageza kujya muri Wonapo nkoresha uburyo bwa Wonapo bwari buriho icyo gihe, yari itaratangira kujya igira Wonapo yari itaramenyekana cyane. Ariko tujya kwa muganga bakabitubwira. Njya mu buryo nka 3 bwa Wonapo buranyanga. Tibwanyemera, mbonye ngiye kwasiga ubuzima ndabireka byose. N'umwana wa 4 mubyara gutyo naye mu wundi mwaka, n'uwa 5 mubabyara gutyo. Ubwo urumva mu myaka 5 nafite abana 5. Twamaranye. Ibaze kweri. Nafite abana 5 n'indahekano ubu babonye ni nkurikirane ntabwo umenya umukuru mutoya. Umugabo nyine biramucanga, ubuzima buraducanga mu mujyi wa Kigali mu bukode. Ariko ubwo nsubiye inyuma gato twabanye n'umugabo atangejeje iwabo, arambwira ati ngende imfubyi nta babyeyi ngira, ntabwo nzigira ngo ujyane wacu nta muntu uzajya kurebayo.
tubana atangejeje iwawe wabona hazi gusa numva ngo ni mu Ruhango Igitarama afite mukuru wiwe bakuru babiri b'impanga na mushiki wiwe umwe ambwatabona abo bari mu ngo zabo nta numwe kwivuko ni n'amatongo yego nzaba nkujyana ujye kura amatongo urebe yiki yajya yemera nyine ko njya kureba iwabo yamwe tubasuzana hangeze mparebe n'abana nanjye nzajye mbavuga ati njye kubereka ku ivuko kwa papa wabo ariko ntabikunde ntabyemere kunjyanayo ubwo tubana gutyo umugabo biramucanga abonye nyine ubuzima buducanze mu bukode bw'i Kigali ari umumotari urumva nanjye gukora ntago byakundaga ko ngira ikintu nkora kubera abana babaga ari bato bakeneye kubitaho ubuzima bugize umugabo wanjye aba yinjiye mu bintu byo kugira by'abamene ajya mu gakundi k'abamene. Abamene ni abaki? Numva bavuga abamene nyine bano bacanga bapepura niba ari abapepuzi abateka mutwe n'abateka mutwe yego yinjira mu byo guteka mutwe ariko sinabanza kubimenya za kugenda mbenza kubimenya nyuma yabikoreraga ubwiyo hirya je nkabona polisi je nko mu rugo kubaje kumushaka abana nke polisi baje mu rugo kumufata arabaza ati se muramufatira iki bimwe nemwe bakabimbwira ubundi ntibabimbwire bitangiye ikimotari nyine atangira kucyanga ntiyaba kigikujya mu ibyo bintu aho bibiza no gutuma mu mwaka wa 2009 baramufunze bamukatira imyaka 10 yego bamukatira imyaka 10 nuva ku buzima buncikiyeho yaransigiye n'inda y'umwana wa nyuma nyine ntwite irangura mu mujyi wa Kigali mu bukode amusura kuri gereza yarafungiye 1930 akambwa ati wegenda umenye abana ibyanjye bireke ngenza mbyikurikirane yagenda umenye abana ndabamenya ndi he mu bukode kuziko nta kazi mfite nk'amakuzi ko ni wanyu ntanahazi base ngo ngi wanyu nubona bigucanza uzajya iwanyu cyangwa ujye kwicarayo nareba kumanuka n'abana 4 n'inda nkajya kwicara mu rugo umva birancanze n'abana ugenda ufata kamwe kandi habagari ibibazo amara nyine mo cyakoze icyo gihe nibwo natangiye nyine ibintu byo umurimo wo gusenga ndagenda nca bugufi umurokore nabaga mu itorero ry'abahamya ba Yehova ndagenda njya mu kuba umurokore ndasenga Imana aza gufungurwa amazemo imyaka 5 nafungurwa mu buryo bw'igitangaza ya indi 10 ntiyayimara yego ubwo aje asanga nene naramanutse naragiye mu rugo kwivuko njya kubana na mukecuru mukecuru wanjye asanga icyo gihe mana we ndavuga ati umuntu twabanye none wo ndi umuntu umwanyanga none nzanye abana 5 nashakiye ni Kigali ntabwo yamenye uko nashatse n'iki kubukwe bwabereye Kigali sinongeye gusubira mu rugo bw'ukundi ubu no tuzabana gute urumva byabaga ari ibibazo na mama tugera kinywa n'inzoga bikaza nyine none bitutsi biba byinshi no kubana n'ikimivumo ibintu byinshi ubuzima ndabwihangana mbumara mu myaka 5 umugabo yamaze afunguwe arampamagara ngo ningaruke Kigali tubane ndavuga ati se warahindutse bya bintu wakoraga byatuma gufunga warabiretse ntabwo uzongera kubikora ambwa ati narabiretse ubwo afunguwe n'ubundi ubwo nyine n'abana abaranda mubwira ati banze ushakishe banze ufungere ufunde ubuzima nanjye nzaza ariko ubwo mu rugo najyaga ngira ituntu twa gucuruza nyine ducise nkacuruza kugira ngo nabone isabune y'abana nabona nuko abana baziga urumva ishuri ibyo ntabwo nabasha kubashyira mu ishuri bagiye biga bitinze ko nta bushobozi nari mfite bw'uko nari niciye muri ngo mbashyire mu ishuri wabajenga ari ku Kigali nyine amaze kubona fondasiyo njyabona moto yo gushyira mu muhanda nanjye ndagenda ya moto tuyitangamo ingwate muri banki nsabamwe amafaranga muri banki 500 nanjye nkora akantu kameze nka boutique ndambwira ati rero uzajya ukora mu muhanda noneho umfashe kwishyura nyino deni wowe wishyura ideni nanjye zanye nishyura inzu y'ubucuruzi nishyura niyo kubamo yo mu rugo twabagamo ni wenda no kurya nta kibazo ntacyo nzanya nkwaka ariko aya mafaranga ugiye wishyura no credit igihe kigeze n'ubundi birongera biramufata ya moto kugira ngo ayikoreshe mu muhanda yongera asubira muri bya bindi nyine by'ubumene abijyamo noneho cyane abyinjiramo ubwo abyinjiyemo ndangije ndamwati koko kucyongeye usanga ibintu ukajyamo nk'icyumweru byumweru bibiri adataha mu rugo kamara nk'ukwezi naramubona nkambwa turi hehe ndi safari kamaze ati se moto igisafari gute kutwara moto ko nta rukururano utwara ko nta modoka utwara moto igisafari gute ubwo nsanga kumbi yagiye mu bintu abagore bakuranaga nyine mw'ibyo bintu by'ubutekamutwe abagore nyine nabo babibamo ubwo nibo bibaniraga bababonye amafaranga bakajya mu hoteli bababonye amafaranga bakajya mu makabare akabiyo ibibazo birancanga moto ndamwase ya moto iri hehe kambeshya ngo moto polisi arayifashe ubwo moto ibiyongeyeho mu gasozi kuva kwishyura ideni birancanga
kwishyura inzu y'ubucuruzi, kwishyura iyo tubamo dutambuka ku bucuruzi kari gato kagashamburete ntabwo twari kukabamo, ibibazo bimbana byinshi. Irya deni aho ryari rigeze biranga, byanze botike yose nyine utuntu twarangiyemo. Ubwo nawe birangira ambwira ngo ntuzongere kumpamagara 2012, ntuzongere kuntekereza, ntuzongere kumpamagara, unyibagirwa ubuzima bwawe bwose, tuvugana nambutse umupaka ngiye Uganda. Nese ugiye Uganda ko ntanya abana mu mujyi wa Kigali mu bibazo urabona nzabaho gute? Nuko arambwira ngabana ngo umuntu ngabyara n'abandi, umugore ngo umuntu ashaka n'undi, ngabana ngo nzabyara abandi. Namwe atakurampemukiye, wemeye ko tubana cya gihe ago nigeze nkubera mubi, ukiwombereye mubi. Yego. Ubwo ndamwatsi na bya bicuruzwa byose nta na kimwe ngifite, minsi wari umaze udata mu rugo, ibintu byose nagiye mbyishyura amadeni wari unsizemo, ubu nta kintu mfite. Yego. Nuko n'abana barahagarara ku ishuri ntibaba bakiga, bigaga primaire icyo gihe. Bonye nyine ubuzima bunshanze bundenze. Ndamanuka n'ubundi nsubira mu rugo i Rusizi. N'abana se niho bari? N'abana niho bari? Mbwira Serafi, komera cyane. Umugabo yaratumuye arakubwira ngo abana twabyaranye simbashaka nawe singushaka. Naramubwiye ngo aba bana bose urabemera ko ari abawe, abakobwa beza 3 n'abahungu. Yego. Arabanga abo bana ndabemera n'abanjye, ngo ariko ngo niba udashaka ko nkora ibintu byanjye, ngo mpamahoro nkora ibintu byanjye mbamo, ndamwaye ibintu byawe nshaka gukora ni ikimotari, nicyo nasanze ukora. Kandi ikimotari nta nicyo cyari kigutwaye, iyo ukoreye 5,000 ndanyurwa, iyo ukoreye 10 aradutunga twishyura n'inzu. Yego. Ntabwo biriya bintu uri kujyamo bituma polisi za buri munsi wanjye, bituma njya kubona nkabona baje kugushakisha mu kanya nkamuva ngo urafunzwe. Nagiye mufunguza kenshi ku mabrigade batagombeye kumumanura, kiyambaza nk'umwe mu nshuti ati umugabo wamufunza cyari kuri brigade, umuntu ubwo nkagena nkamwirukaho nkabona baramufunguye. Ndavuga ati ibyo bintu koko urumva tuzabibamo tugagira iterambere, wabiretse ukabireka cyangwa basijye ukareka ngiye ngakora wo kwicira mu rugo. Wenda we nkajya nkubona gusa uri mu rugo uri umugabo, wenda abana bakajya bakubona ariko ukareka biriya bintu. Yanga nyine kubyumva. Arambwira ati ngewe wa mugore we jyanye ako gahinda k'abana banjye ndabakunda, nawe sinkwanga ndagukunda, ariko ntabwo ushaka kumbuza uburenganzira bw'ibyo nshaka gukora. Bayi. Yego. Aho ngiye nzabyara n'abandi bana. Telefone yikuraho. Ngerageza nko kuyihamagara, nayihamagara nkumva wenda iciyemo yashyizeho, hitabwa n'abantu b'abagore nyine bavuga ikirimi cy'Ibugande, bavuga ikirimi ntumva. Yese barandika nko mu Cyongereza bakandika mu kirimi cy'Ibugande. Yego. Ngahita nkupa telefone, uba nk'umutima ugiye. Komera cyane. Arakubwira uti abana ubu ngubu ndabasezeye, nawe ndagusezeye, ntabwo mukiri abanjye. Ubwo numva ko babiri yagushimagizaga akubwira ko yagushatse ari isugi. Yaragushimagiza kandi akubwira ko yagushatse ari isugi. Muvandimwe, si ikintu wenda yavuze mvuge ngo ni ikintu yambwiye turi twenyine. Ni ikintu yavuze twiciye muri salo ndi kumwe n'abavandimwe banjye bageze kuri 4. Yego. Nabo arabibabwira ati ntago muciye ubwiza bwinshi afite mu mujyi wa Kigali, abakobwa benshi beza, ntago muciye ko ari umunyarusizi nkaba umunyagitarama. Ikintu mukundiye kandi neme no kuba ngo ntugiye kumbera umufasha, mukundiye ko nasanze ari umukobwa muzima wirinze muri uyu mujyi wa Kigali gupfa kwabona abakobwa. Ati ngiye nkora mu muhanda, ngiye nampura n'abakobwa benshi, duhura n'abakobwa benshi ndetse benshi b'abanyeshuri, ariko no bwa mbere mu mateka nanjye mpuye n'umukobwa ukiri umukobwa. Ibyo yabivuze musaza wanjye babiri bumva na mukuru wanjye rwose. Kandi warize, wari warize, ndavuga yanagusanze uri umunyeshuri warize kugeza mu 6 secondaire. Ndega muri comptabilité. Yego. Yego. Yaraguye mu kihe cyane. Nicyo kintu cyari kikunda no kumbabaza iyo nkibutse. Komera cyane. None amaze imyaka ingahe yaragutaye? Urumva kuva 2012 kugera n'uyu munsi agaragara. Umwana mukuru wanyangana gute? Afite imyaka ingahe? Umukobwa wanjye mukuru afite imyaka 16. Umuto wibwa afite imyaka ingahe? Afite imyaka 10. Afite imyaka 10. None se ntago mbyumva abo bana bose abakobwa n'abahungu umugabo arabihakana burundu n'uyu munsi
ntabwo aragaruka ahakana ko atarabe. yego ndabyumva ko atabihakana. atemera ntabwo yemera ko yagaruka ku buzima bwanjye ngo ze nyine tubarere nk'uko umugabo abana n'umugore bakarera abana. none se niba we atakigukunda cyangwa atakigushaka kuki yagiye abana ntagaruke kubareba? Urabona yageze hanze ahita akuraho telefone agiye akoresha ziriya zo hanze ahari. Nuvuga ngo ni handi ashaka kuyishyiraho igihe ashakiye cyangwa ukaba wamuhamagara akakwitaba cyangwa ntakwitabe, ariko inshuro nyinshi ngiye iyo muhamagaye ntabwo ashaka kumfata. Kuva icyo gihe ntabwo arongera kubavugisha se? Kuva icyo gihe ntabwo arongera kubavugisha ngo nakubaza abana bameze gute? Ntabwo arongera kubikora? Umugore wo mwashakanye mwanabyaranye abana yaba muhamagara byonyine niyo muhamagaye yayishyize akumva ni njyewe n'ijwi ryanjye nakoresha nka nimero y'undi muntu cyangwa gukoresha nka nimero yawe unteje, agipfa kumva ari ijwi ryanjye ntashobora guhita akuraho telefone. Ntabwo abana bamaze gukura ntibajya kubaza bati papa se ari he, byagenze gute? Abana barabizi kuko icyo gihe agenda umukuru, abana babiri bakuru b'abakobwa bakurikirana bari baciye ubwenge, barabibonye banabonaga na papa we nakabona n'ukuntu amara icyumweru nyine adatashye mu rugo, akabyuka akaza mu cyumba ati mama papa ari hehe? Ntabwo yatashye. None se kuki papa atatashye? Bari bamaze kuba abana baciye ubwenge imyaka 7 8 umwana baciye ubwenge. Ubwo babibonaga akabona papa ntamaze ukwezi ataza, namuhamagara bakumva nyine ari kuntuka ari kumbira n'abari kuntuka ibitutsi byinshi, babonaga na polisi ijya iteramo bakabona baje kumushaka, bana bagahungabana bakarwara ihungabana nyine bakavuga ati uriya na mama nawe baramujyana na papa mama arengana. Umva ibyo bintu byose barabizi byagiye biba. Iyo mpamvu bitigeze binabatera ihungabana n'ubu babona nyine adahari, bo kubwaho bavuga ati mama yararuhutse. Mama yararuhutse nubwo turi twenyine turi kubaho nk'imfubyi, papa ariho ariko mama yararuhutse. Yego. Uyu munsi se mubanye gute? Uyu munsi mubayeho gute? Uyu munsi abana bari mu rugo, urumva babiri batsinze umwaka washize, batsinze bajya kwiga segonderi, bageze mu mwaka wa 2, abandi babiri nabeje ubundi nabo baratsinda, ubu bari mu wa mbere segonderi, ubwo basigaye gato niko kari primaire. Komera, Imana yatumye mubaho, papa akaba atabafasha atahindukira ngo arebe ngo umwana ariga, umwana abayeho gute? Sinabwo wamenye niba yarashatse undi mugore? Abajya babasha kugira ngo bakamubona, n'abavandimwe barambwira ati rega uzahirike ibuye umutima, turiya muvandimwe wacu yakuze agira ikintu cy'uburara cyo kujya kuba mu mujyi, agiye mu mujyi ari umwana muto w'imyaka 15, nta burera azibwa ababyeyi naki, nuko nyine abakobwa mupfagura nawe muhuye nabo mugahubuka. Niyo mpamvu ni Bugande twumva batubwira ko afite umugore banza n'abana ngo 2. Mwabiriza uziyakire, Imana izagucira inzira mu bundi buryo, Imana wenda yazakoresha abana ikazabaha umugisha, atari kuri uzamukureho umutima. Ntabwo nigeze njya mu bintu bya divorce, ntabiretse ndabango ntabone nta mugabo nenda gushaka ntaki, nyine nguma ndategereza, avuga ati igihe Imana izamuhindura akaba muzima azagaruka, kandi nitanamuhindura abantu bava mfite gahunda n'intego yo kurera abana. Yego. Komera cyane, uri intwari kuba uyu munsi uvuga uti igihe azazira azaze nubwo yashatse undi mugore, niki twasezeranye by'amategeko, nabyo ni ubutwari bukomeye cyane. Ubwo rero ndabishimira Imana ko nibyo nabyo. Iby'ishuri neza comptabilité warihagaritse, wari usigaje amezi make? Wari bihagaritse burundu? Mu gihembwe cya mbere mu mwaka wa 6 niho nagarukiye nyine icyo gihembwe. Ubu imyaka 6 yawe yose urayifunze? Ntagira diplome. Utagiye diplome warize imyaka 6? Nako ntakababaro. Nagiye mbura ukuntu bigenza nyine sinabona na candidat libre, sinabona uburyo bwo kuyikora. Ubu se basigaye biga mu Cyongereza, mwiga mu Gifaransa icyo gihe? Byakoroheye. Icyo gihe twigaga muri francophone, ize muri France, Icyongereza umva twakiga ari isomo ry'Icyongereza nyine gusa. Wowe sinzi niba ubu ngubu musubiye ku ntebe y'ishuri bitangora ibyiza, numva nkurikije indi myuga yindi yumva nongeyeho nyuma nize nayo yamfasha, wenda ahubwo abana banjye akariyo biga amashuri ntabashe kwiga. Yego, bazanagufashe nabo uziga ayo mashuri pe, abo bana bawe nibakura bizagenda neza. Ase kugira ngo wige amashuri 6 ubure diplome. Abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, handi usanga bagira ibibazo by'umutwe, ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira, handi ubabara umugongo, amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza, ukaba wanagenda paralize
yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini. Ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida, cyangwa akaba afite cerebral palsy, indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora. Nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere, kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza, utangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano, cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64, cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake, ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero, ubuzima bwawe ni inshingano zacu.